ntabwo mwene data mbeshye ndavuze ibyo mu kuri nanjye ndarushye igihe kirekire ariko nduha umuntu atari uw'ingoni bakubise cyangwa uw'amabuye banteye ahubwo wari umuruho nari nuhujwe no kwibaza uburyo nzajya mu ijuru. Byaramugoye cyane hakurikijwe inyigisho zitandukanye nari nagiye numva bambwira ibyanjyana ariko nabikora nkumva ijuru ntabwo mfite. Baje babivuga cyane bavuga ko umuntu agiye asaba imbabazi buri munsi byazamurisha kujya mu ijuru. Nazisaba ugacya n'ubundi numva ibyaha bigihari. Mu buryo bugaragara si uko bageraga ibyaha byinshi ahubwo nari inyangamugayo mu bantu, ariko kuba inyangamugayo ntibabivuze ko umuntu atagira ibyaha, ahubwo nazanga inyangamugayo aba ari umuntu uzi kubihisha cyane ibyo byose akabikora ariko akaba azi kubihisha. Nanjye nari inyangamugayo ariko ibyo nshaka kuvuga kubikora byinshi cyangwa bike ntabwo aricyo kigira umuntu umunyabyaha. Naje kumenya ko ntabwo ngenda cyane, naje kumenya ko burya umuntu agira umunyabyaha nubwo yakomotse ku wakoze icyaha wa mbere ari we Adamu. Bibiliya ivuga ngo Adamu yakoze icyaha bituma abantu bose bahinduka abanyabyaha. Burya igituma uhora wumva umunyabyaha ntutekereze ko ari ubugome bwinshi wagomeye Imana cyangwa ko ari ukunanira Imana wananiye Imana. Oya, ahubwo ni ubuzima umuntu wese avukana ukomeye n'uworoheje avukana ubuzima burebanye no gukora ibyaha, kuko ni virusi wandujwe na Adamu uyandurira mu ivuko. Imana yikwita umunyabyaha ntishingira ku zaha nyinshi wakoze. Oya, ahubwo ishingira kuvuka ku wakoze icyaha ari we Adamu. Igicumuro cy'umuntu umwe ari we Adamu cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Unyihanganira uyumve neza, kuba wihana ugasenga ukabona biri kongera kugaruka ntabwo ari ukunaniranye, wananiranye kuko bahora tugaterega ihane. Ntujya wihana ngo urandure, ntujya wihana ngo umare wamara nk'ute kandi nawe ukoze ku cyaha, ntabwo byakunda. Niyo mpamvu ibyaha bihora byisubiramo nta byaha bishasha ubundi biza. Ibyo wihannye none nibyo wihana n'ejo, nibyo wihana n'ejo ubundi nibyo wihana n'ejo ubundi buriya. Ntabwo rero kubikora sicyo kikugira umunyabyaha, ahubwo uri umunyabyaha nicyo gituma ukora ibyaha. Ariko ukaba umunyabyaha bishingiye ku ivuko ryawe, ku buryo niyo waba utakoze na kimwe Imana yahamya ko uri umunyabyaha ishingiye aho uvuka. Turi kuvuga neza, birasaba kucyumve neza. Imana yo ireba ivuko ryawe ntireba ibyo, ahubwo ibyo ukora ni ibigaragaza uwo uriwe. Ukora ibyaha kuko uri umunyabyaha ariko bishingiye kuko wavutse ku munyabyaha. Ni ubuzima wavukanye udashobora guhindura, udashobora gukosora. Nyamara ibyo byinshi uhabwa cyangwa nanjye nahawe n'undi we n'abandi benshi bavuga ni ukuvuga ngo hinduka, ureke ibi uzajya mu ijuru. Wagerageza kubireka ugacya wabyisanzemo, ukabisabira imbabazi ugacya wongeye. Nanjye nkabaza ndetse ko bavuga ngo kwihana ni ukureka, ubwo uri kumva ujya wihana ukareka, kuko wihana ukareka ntiwazongera kubikora. Ariko wongera ukabikora ubwo ntiwigeze wihana. Niba kwihana ari ukureka ubwo ntiwigeze wihana, niba ujya wongera ukabikora tukujyana. Ariko bagira ngo wumve neza ko ikikugira umunyabyaha ni uko uvuka ku munyabyaha. Nicyo gituma Imana ivuga ngo umunyabyaha ntiyirwe ikora detaye y'ibyaha wakoze, ahubwo ni nk'igiti kiguteyemo gihora cyera imbuto zacyo, kikera gutukana none mu kandi kanya kikera kubeshya, ukihana kubeshya izindi zigashibukaho, ukihana gutukana izindi zigashibuka, ukihana kurwana izindi zigashibuka. Ntushobora kuzabikosora kugeza upfuye kereka muri igikorwa cyose yakoreye ku musaraba. Nicyo gituma nkubwira ngo barakubeshye niba barakubwiye ko kubisabira imbabazi byabigukije, ariko wa mbere umugabo nawe imyaka umaze ubisabira imbabazi ujya ubona ko n'ubundi uhora ubikora, ntuba ko nawe wavuye n'aho wagiye. Ndagira ngo ibi ndimo mvuga
ntubyitiranye n'idini iryo ari ryo ryose. Ntabwo ari ibintu by'idini, ni ibintu by'Imana. Ntabwo ari ubutumwa bw'idini, ni ubutumwa bw'Imana. Ni ijambo ry'Imana Imana yandikishije kugira ngo umuntu wese aho aza akagera aryumve, aryemere, aryizere, abone ubugingo buhoraho, idini ritabigizemo uruhare. Ibyo birumvikana rero. Noneho maze kumenya burya ko ndi umunyabyaha bidashingiye ku byo nakoze, nibaza none ese ubwo noneho nabigenzanye kugira ngo noneho nanjye mbashe kwemerwa n'Imana. Icyo ngicyo turaza kukigarukaho kwenda gusoza. Reka wenda ndatinze badusomere imirongo iri mu butumwa bwiza bwa Mariya, cyangwa se ivanjiri ya Mariya, cyangwa inkuru nziza yanditswe na Mariya. Ni igice cya 11 umurongo ni uwa mbere kugera ku murongo wa 7. Umuntu utegetse Bibiliya ahita dusomera Mariko igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Twihute vuba. Ndusomere. Atuma babiri mu bigishwa be arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu mukihagera mu mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, mukizidure mukizane, kandi nihagira umuntu ubabaza ati ni iki gitumye mukora mutyo, mumubwire muti databuja niwe ugifata ugishaka, nuko uwo mwanya aracyohereza hano. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo mu nzira, barakizitura. Bamwe mu bari bahagaze aho barababaza bati ni iki gitumye muzitura icyana cy'indogobe? Nabo barasubiza nk'uko Yesu yababwiye. Barabemerera bashorera icyana cy'indogobe bakigeza aho Yesu ari, bagiteguraho imyenda yabo akicaraho. Murakoze cyane. Kuri ubu butari byumvikanye cyane ko byamwumvikanye ko ni Yesu ngo yabwiye abigishwa be ngo nibagende ngo bajye ahantu mu kirori mu mudugudu runaka, ngo barasanga icyana cy'indogobe kiziritse, ngo bagende bakiziture bakizana. Noneho ngo arababwira ngo nihagira umuntu ubabaza akabaza ngo ese ko muri kuzitura icyo cyana cy'indogobe muri kukijyana he, ngo mumubwire ngo databuja niwe ugishaka. Turi kujyana. Abatuma icyana cy'indogobe cyari kiri ahantu, cyari gifite nyiracyo wakiziritse. Turi kujyana. Ariko aravuga ngo nimugende mujye kukizitura, ariko mukiziture nta muntu musabye uburenganzira. Turi kumvikana. Ngo ntagira umuntu ubabaza ngo ese muri kugishaka aho murakijyana he, ngo mabwire ngo databuja aragishaka. Turi kumvikana. Nabo ngo baragenda, ngo barageze basanga koko kiraziritse. Barazitura ntawe babajije, bazitura ntawe babwiye, bazitura ntawe basabye uburenganzira. Ngo nyiracyo umutumwa mwiza bwa Luka ndi kuvuga ngo ni nyiracyo wabibabwiye. Ngo aravuga ngo ese ko munziturira icyana cy'indogobe murakijyana he, ngo bamubwira nk'uko Yesu yababwiye ngo databuja aragishaka. Yesu yari yababwiye ngo nawe ngo arahita ngo acyohereza. Muri kunyumva neza? Bageze bariko bigenda barakizitura, barababaza nk'uko twasomye, ngo bakizituye barababateze murakijyana he, baravuga ngo databuja aragishaka. Ngo barabihorera barakijyana, ngo bakigejeje aho Yesu ari, ngo Yesu akicaraho. Inkuru twasomye no kwivuga. Ndashaka kuvuga ngo hari icyana cy'indogobe, hari uwakiziritse turi kujyana, hari utumwe kukizitura turi kumvikana, hari n'ugishaka ngo akigendereho.
turajyana neza kugira ngo byumvikane neza. Ndagira ngo mvuge ngo umuntu wese iyo atabyawe n'Imana ariko akagenda ashaka Imana, aragenda akisangira idini, naryo rikamuzirika. Muri kubyumva? Rirakuzirika rikamuhambira, ariko icyo wagiye ushaka ari ijuru. Turi kujyana noneho ryo rikaguhambiriza imigozi ku buryo uri gupfa utagira ijuru, uri gupfa nawe ubwawe utamenye ko ufite ubugingo buhoraho. Turi kujyana. Nyamara icyazanye Yesu mu isi ngo yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye.